cyane yakoresheje iminota kugira ngo akubiremo ya minota yakerewemo kugira ngo ibashe kugera mu kibuga cyayo ni iminota yatinze. Muri rusange reka twongere musubiriremo sibyo ibintu tugiye kongera tubitangire fresh sibyo ni ukuvuga ngo njyewe mu rugo iwacu kumva turi abana 5 inyuma abaturanyi bagiye kuza ari abantu 15 ubwo aho mu nzu turi muri salo twicaye turi abantu bangahe turi abantu 20 turi abantu 20 very nice very nice aha noneho dufite ikindi kibazo mw'abantu 20 bari mu nzu haravamo 2 bajye ku kibuga cy'indege havemo 2 bajye mu cyikoni njyewe ndasohoka nibereye gakeya nibere nigire hanze mbe ndi kuri mbe ndi busy ubwo mu nzu hasigayemo abantu bangahe harashigaramo mu 15 very nice cyo wagitsinza aha noneho indege kuva hano ijya muri Amerika ikoresha isaha n'igice mu kugaruka igakoresha iminota 90 ubwo ababayemo ikibazo kugira ngo mu kugenda ikoresha iminota 30 ikoresha isaha n'igice mu kugaruka ikoresha iminota 90 abaye iki ikibazo harimo ababa bagiye mu ndege bakaba bagiye bavutuye bari imyaka myinshi uwo mwanya azajya gufata bakura ku mikandara ngo bajye kuri tubarete icyo gihe iyo ndege izabirimo kugenda buhoro uwo mwanya azajya kuva kuri tubarete azaba amutegerereje kandi arimo gutwara ikinyabiziga buhoro kugira ngo atagikoresha impanuka bivuge ngo rero ubwo rero iyo minota mu kugaruka ababwira ati mwihangane turimo turasubira inyuma tuvuye mu rugendo turimo turataha niyo mpamvu azashyiramo iki fataje kubihutana indege noneho ikahagera vuba aho ngaho mu kibuga igomba kugwamo ikahagera vuba bivuze ngo abayihuza mu kirasi ubundi hagira ibiro bagira ibinogo hoya habamo tubarete mu ndege n'amabesine ndetse urabeshya zirahaba mu ndege biba birahaba cyane cyane bo bingiyo ndabizi. Reka icyo kibazo tubanze tukinonosore tukirangize ni ukuvuga ngo indege yakoresheje isaha n'igice mu kugenda mu kugaruka ikoresheje iminota 60 bisobanuye yuko iyi ndege yahuye n'ikihe kibazo mu kirere ku buryo itinda kugera hirya. Ese iminota 60 minota 90 n'isaha n'igice hari aho bihuriye bihuriye he sasa naho bihuriye iminota 90 niyo mike none iminota 15 si 15 warumubwiye nakubwiye isaha n'igice isaha imwe n'igice n'iminota 90 hari aho bihuriye cyangwa tutahuriye namwe bihuriye nabo iminota 90 niyo mikeya iminota 90 niyo mikeya urumva iminota 90 iraruta iminota isaha imwe n'igice n'iminota 90 niyo myinshi ubwo imyinshi ni iminota 90 cyangwa n'isaha n'igice imyinshi ni isaha imwe n'igice imyinshi n'isaha n'igice okay twagiye turakomeza hano mudusubiza muri comment muze kudusubiza kabisa iki kibazo ntago ndi bugisubize araza kugisubiza twagiye Eric Samusundi turi hano turi babiri dukuvuga ngo havuyemo umwe nitwarya bisobanuye iki shiga ry'inyuma ni ukuvuga ngo hari utuntu bajya bavuga ngo nyirandarindari inda mu ruhara bakavuga ngo ikiyongoyongo cya muyogoro twagitumye guhahira abana na n'ubu nikiraza cyagiye gushaka iminyorogoto mu misiko yo mu kabande kijya kwigo cyakubiye n'inda yacu nini ikiyongoyongo cya muyogoro cyagiye gushaka iminyorogoto mu kabande kibagirwa aho bagitumye n'inda nini cyagize inda nini n'inda nini bakavuga ngo njyewe ngo urucira mu kasoro gatwara nyuko bisobanuye iki se ubwo n'ubwoko urukira mu kasho gatwara nyuko bashatse kuvuga yuko mukeba w'umuntu ashobora kuba yahitana umugore w'umugabo umwe baba barashatse nicyo bisobanura zikari byo wana kugira ngo amwikubire ajya noneho amunyura cyane akamunyesibura naho bisobanura rero
Eric rero Samusundi mwamwumvise ko udushya tudufitiye nta kintu wamubaza ngo nakigusubize gusa icyongereza nacyo uvuga icyongereza ubwira abantu icyongereza wa habaye usi fayini ni feti yuti otari no bisi ntago ari bisi ijya mu muyogoro ntago ari bisi ijya i Kigali otari no bisi mayino y'imisi Samusundi kura hapa ntago ari ukuvuga ngo kura hapa bagubwiye ngo ngwino hano matarakimena n'inzi nanjye naritaga ati good nariti ni ukuvuga ngo ni icyongereza kiba gifite disipurine aho ni sawa rwose twagiye rero Samusundi muzi ku izina rya Samusundi ngo gitobagaze amazi iki imiriro inkongi yari kwaje kuhatwika aje kuhashumika adufitiye utuntu twishi uri umugabo w'abana bane so ukaba ufite umugore ukaba ufite ubundi buzima ubayeho butandukanye n'ubwo wari ubayeho yego ufite abana bane umwana umwe afite imyaka ingahe umukuru afite ingahe mutoya afite ingahe umukuru afite 17 umutoya afite 16 mbega yakurikije gahunda ya leta ntago yigiza byara indahekana ya by'abana yakurikizaga umwana afite imyaka hafi 10 urumva ko umubyeyi mwiza nanjye kwihuta cyane kwenza kwihuta babarambwaranye bwaki ariko se buriya Kanyombya ubundi okay dukubite story Kanyombya nabari abantu mwahuye muti Kanyombya twabonaniye i Kigali ngewe umugabo witwa Tasiye Titusi yanjyanye mu murwa wa Kigali aza kumuza n'uwitwa Divi Furaki Divi Furaki rero yitabye Imana Ndukuntu nyine mbwira uburyo kimwahuye nabari abametre Nzovu nabayakana ba Kanyombya nibyo dushaka kumva mwahuye mute byagenze bite kugira ngo muhure naragiye baracyondekera i Kigali bamakaribu rwose noneho bakaje bamuza ubwambere nabanye kuhura na Yakamwana aho bita Gikondo Nyenyeri bwa kabiri duhura na Nzovu ubwa gatatu duhura na Kanyombya ubwa kane duhura na Cacana Mutari ubwa gatatu duhura na Manibu ubwa gatandatu duhura n'uwo bita Kiroso abo bose twagiye dukorana amakomedi amavideo menshi cyane i Kigali ariko atari menshi kuko sinahabaye igihe kinini mbwira nkano mwagiye mukora hatandukanye ngahanga i Masaka ku Kimironko ko Gikondo Nyenyeri ku Giporoso mu Kiyovu nahara mu Nyabugogo Kanyombya ni Kanombe aho twarahakoreye Ikanombe bakoranye nande Ikanombe nahakoranye na Manibu makorana na Cacana Mutari ndi kumwe na Nzovu no mwatangiye mu kumwe n'umukobwa uwo nguwo nyamwa ngo kutiwe atiyongoza ngo yijajare akamwe ngo azahora ari ngo nagarashaka ngo azakomeza ngo yibere shingo nyine shingo n'umukobwa nyine uba warifashe Isinga bari umukobwa warifashe abari ingaragu nyababye ihora yegeranye ntago se banamubomora cyane yabaramubomora oya kumubomora ko munyesebura ni kwa kuri shaka kuva ati reka ndindire nzashaka umusore umugabo agasanga ari njye bwajya kugumirwa ese ugasanga aragumiwe babitewe n'uburyo yagiye nyine abenguka aca abantu aca abasore severa abagira gumeza none ugasanga rero ugasanga baramubengutse nawe ugasanga bamucese barageje mu myaka mikuru nuko muhuye na ba Kanyombya mutangira gukorana amafaranga araza biza kugenda biteze ko ari i Kigali byaje kugenda bite kugira ngo ugaruke nibyo nshaka kumva byaje kugenda bite kugira ngo ugaruke ko wari umaze gufatisha umaze kubona amafaranga kuki wagarutse vraiment d'accord ngewe kugaruka hano narinje kureba umuryango noneho rero mura n'umuntu nawe ajyana ambwira ngo agiye kuma akazi ngo nese ngenda nibwo kujya kundoha aho hantu ngo agiye kuma akazi ko mu kandi kamemba amafaranga nanone agaragara ubwo renge rwarangije nyine mbona nta kigenda mgarukino ngeze mu rugo sinahita mbasha kuba natasubira i Kigali ngwaza muzehe wanjye imyaka 2 n'igice agwa mu bitaro byaho bita kuri university agwaye rero wapfuye rero cyo nawe arashaje nkomeza kumusayidira nyine mwegereza nabuzukuru be ariko ngubu bamaze gutora gatende
ubu niyo mpamvu rero Nyagasani yabikoze akaduhuza nawe nanone akaduhuza kabisa rwose mwamwumvise yagize ingorane yagize ibizazane ariko yagarutse mu isura nshya none ibaze ko Samusoni ashaka kurihindura hajya genda ndiwambwe ni namwete noneho Samusoni yavuze ngo ngiye kurihindura kwa yuko iyi telefone ya Samusoni ntago nigeze nyitunga ntabwo nigeze ngira amahirwe iyi Samusoni mbere nayivugiye ni kera ariko ibaze ko n'abari abaginga batajya bagiye gutya bavuga ati basura natwamamariza fata akantu ariko kujya n'isaha izina rigiye guhinduka ariko mw'iyi minsi ataragira i Kigali mbabwire iri zina ntago riri buhinduke uragenda wandike Samusoni uragenda wandike Kidasamura movie Samusoni kumva bizeho ama YouTube channel bizeho nyine comedy zacu zizeho n'amafilime twakoranye nawe byose bizeho iri zina ntago rirahinduka rizahinduka paka ageze mu murwa tumaze gukuramo bayaka tumaze gukuramo bakanyombya tubara bose tumaze kubakuramo n'abanzovu nibwo tuzahindura izina nibwo bizaba bigishoboka mu gihe tuzatwagiye muri Genesis Comedy hariya kuri Canal Olympia tuzaturi muri Genesis Comedy hariya niho bigiye guhera nibwo tugiye gutangira turiya show mukore subscribe kuri Kidasamura movie kuri TikTok twitwa Urinzwe n'Imana Emmanuel ariko hari yongeraho Samusoni kuri TikTok mwabibona byose turaza kubishyiraho n'amamarike na nimero yiwe nabasizanyije ko turibuze kuyishyiraho kugira ngo mujye mumubona umunsi ku munsi Samusoni rero tubandanya ikiganiro cyacu ntabwo twatinze mu bintu byinshi mfite amakuru yuko wigize kurongora umwana mu mujyi wa Kigali ahitwa Inyamirambo hariya neza hari Nyamirambo nyine hariya muneza nyine wigize kurya umwana wigize kurya uramubomora mbye urabomora niba hafi barandahiye cyane urakibomoye genda kudukurikiranye amakuru yawe mwana wabomoye ibyana Kigali bariya abana nibo bagusubiza inyuma bariya abana nta mwana na bomo wakunze gukora yenda yo gahunda n'inzovu niyo ko ndakubabomora se kuko nzovu we rwose we ntago namuvuga ngo ntago yareka kubabomora ariko ngewe nta mwana wigeze mbomora i Kigali ko wabarongoye agahanga kagashyara ngo barabarongoye noneho sasa akubira bikorwa byazaga kukwaka ikiganiro nakuntu avuga ati wampaye ivi nayo tugahuriza amase mugahuriza Reviga nako byo ndabikoze tugahurizamo kama bamunyese bigahuramo akaguha kamunyese burabigahuramo nawe kamuye ikiganiro akagenda ntago byabayeho oya ntago nabyabayeho ntago sinabitekereje ibyo ngibyo gusa nyine akobera byanasha bifite nyashi ariko jewe sinabitekereje akareka none se Kigali wayiba mutarya abana shago wayiba munda abo bana barabaryaga iwana shago wabajya reba ibyana mwakoranaga mwana kuntu bifite ufite bacere ufite nyashi oyo ufite amafaranga kandi amafaranga nayo wayajyanye amafaranga wayajyanye mu Buraya nta kintu wanageraho ntacyo ajya yatora ujya kwinyesebura ubwo rero ukoze gutyo bazana ndupfa nta kintu ugezeho kuko umwana ashobora kukureba akakubwira ngo wamubwira ngo ari roviyo akakubwira ngo ntabwo ndi buburare amubwira ngo reka ngujye cire rande ati urandasira ugasanga rero nta kintu ugezeho kirirande ni ibiki kumusomagura utunwa nyine kumujya utunwa yego urata ntabwo nabisobanura kumusomagura utunwa nyine kirirande iyo bita kirirande wanjye niyo bita Samusoni rero dufite udushya twinshi ku bikorwa byacu cano wanatwika kabisa twika ni amahoro masa natwe dutwike turye show tuze tubwira ngo abanyarwanda kuri TikTok bwira abantu kuri TikTok ugiye ikintu babwira kuri abanyarwanda kuri poto nababwiye yuko tugiye kuba noneho isaha ku yindi mumbona buri gihe mu biganiro byose mu mafilime atandukanye mugiye kwita mumbonamo turi mwari mwarankumbuye none murambonye nagarukanye na Kidasamura ku macano yiwe turi kumwe isaha ku isaha ndi special ntago muzongera kumbura ubu ndi kumwe namwe kandi I love you bakunzi banjye mugira umwisi mwiza
kabisa. I love you. Good night. Good night rero kuri Samusundi arababwira ngo iyi TikTok bantu muri kudukurikirana hano kuri TikTok live ndetse muri kutureba. Samusundi yagarutse ku YouTube channel zacu, ariko Samusundi aramanza kubabwira ngo mujye kuri YouTube channel za Kidasamura Movie murebe Samusundi ari kuri YouTube za Kidasamura Movie. Nongeye ko kabasubiriramo Samusundi muri kumureba gucya kuri TikTok, ariko ari gukorera kuri Kidasamura Movie, niho ama video ye wasanga liking ibintu byose ni munange. Sawa sawa rero mugire umunsi mwiza, ariko mushuti wawe turaguma turi kumwe ntago ari bubacike. Nje nashatse kumukoresha ikiganiro cy'isaha yose kugira ngo basi namwe mwarimu mukumbuye, namwe mwidagadure mwisanzure, akomeza nabaganirize naba turirimbira akaririmbo k'Imana kugira ngo tube twinjira mu mwuka, kugira ngo twongere kumukubita ayandi ibindi bibazo ari budusubize. Ntaba kituririmbira uturirimbo tw'Imana. Umwanya n'uwawe, tangira ushimisha abantu abanyarwanda, tangira ubaririmbire ubashimishe. Ndazi kumunda nubwo mbabara keshi mukiza, ngasuka amarira buri munsi, ngashishimu mwitero wanje, zaguhanga amaso buri gihe, nge nirengagiza imibabaro, ku manywa na nijoro nkuririmbe, wowe utameze nk'abana b'abantu, wowe utameze nk'abana b'abantu. Erega ndazi kumunda nubwo mbabara keshi mukiza, gasuka amarira buri munsi, gashishimu mwitero wanje, naguhanga amaso buri gihe, nge nirengagiza imibabaro, ku manywa na nijoro nkuririmbe, wowe utameze nk'abana b'abantu. Aha, Samusundi rero ndacyakugarukaho ku bibazo bigiye bitandukanye byinshi cyane. Ndashaka kubanza usobanurire nyirizina iri zina rya Samusundi waryishe ugendeye kuki, byagenze bite? Izina rya Samusundi kugira ngo ngitwe byagenze bite kugira ngo ryitwe, kugira ngo iri zina ryamamare abantu barimenye? Mbega byagenze bite kugira ngo wamamare bigezanga? kugira ngo namamare iryo zina ubundi ryaturutse kuri amatelefone nk'iyo ngiyo unyeretse ufite. Iyo telefone bayita Samusundi bitewe n'amatelefone nyine ajyamo mu mirikadi, ukagura nibyo byayiti ukandikaho Samusundi. Ibyo rero niho byaje, ariko nyine nkaba mbona n'ubundi umunsi nayibonye cyangwa nimbona nyibonye nanjye n'ubundi rizaguma rihetinge, uri bari byo rigumaho rizaguma rihetinge kabisa. Ariko igihe natarayibona nkaba ndambuka ngiye kuzabatizwa, nzahita ndivugurura ni shiriho irindi zina nyine ko zaba nabatijwe. Nabatijwe babaye mushya. Yego, njaba nagiye kubatizwa mu Pesepiriyene, niho nzabatirizwa. Mwigire muri gatifu umwe mitenirwa, noneho izina rya pasitoro azaba yanyise noneho. Kandi wawe uzi ko ari byo. So twabwiye sezanyije ko turi bwiga igiswahili, so turi kumwe n'umukunzi wanyu. Ndakimwigisha igiswahili uzi? Igiswahili nyine ntacyo nje ko nyigishe, nakimenya nyine ariko nakizi. Nyigisha duke. Umuhanzi witwa Baba uramuzi? Baba no woko Mr. Yeah. Niwe Baba no ndamuzi. Baba. Aha. Noneho tukagira n'undi muhanzi wo muri Tanzania witwa, umuhanzi ugezweho cyane wa danje uzwi, bamwita Diamond Platnumz, anasema Kiswahili kizuri, si ndio? Anakurikiraho undi witwa Harmonize. Harmonize ni mtoto wa Tanzania, ni mtoto mzuri, ni mtoto vigumi sana, ni mtoto mzuri kabisa. Tunaenda kuri Mbosso. Mbosso ni mtoto mgufi, pana mrefu. Sasa Mbosso mbega sikia asumbaho gatoya, ntago nyine ari mukuru nk'abo bandi, sibyo? Abo ni abasitari rero bagezweho bo muri Tanzania, sinzi nimba warubazi. Ndumva babavuga kuri televiziyo y'u Rwanda, bajya babavugaho, ariko sindabakubita igera ngo mbabone. Ntago urababona. Tuzageraho Tanzania bari abantu tubabone.
tubabone. Aha, twagiye kwiga igiswahili, ndajya mvuga usubiremo. Twagiye kwiga igiswahili. Yego. Twagiye kwiga igiswahili. Turiga amagambo menshi atandukanye. Twige ko umuntu yagura ikintu. Twige uko umuntu yagura ikintu. Twige ko umuntu yabona abafollowers. Twige ko umuntu yabona subscribe kuri YouTube. Twige ukuntu twabona abantu kuri subscribe kuri YouTube. Twige ukuntu abantu bamenya guteka. Twige ukuntu abantu bashobora kuba babomorana. Kubomorana. Twige imibereho myiza mu muryango. Ndetse dushyigikire abantu badukurikirana, tubifurize ibihe byiza. Ndetse dukurikirane n'abantu badukurikirana, twige ibihe byiza. Ibi bintu byose turi buvuge mu Giswahili. Kuvuga mu Giswahili. Noneho turakora ibindi byegeranyo bigiye bitandukanye mu Giswahili. Kugira ngo tuzamure urwego rwacu mu Giswahili. Ni ukuvuga ngo bibiri byishe umwe. Nta murozi ujya upfa. Kandi umurozi yapfuye aba ari umurozi mugenzi we. Umurozi arapfaraga kubitwa n'inuma. Ariko ari mugenzi w'umwishe. Ariko arapfa nyine. Bitekereze byo gahunda. Arapfa. Hari umuntu twigize guhurira muri Kigali, ndetse ngeze hari free zone. Hariya neza mu mujyi. Free zone ni sinzi n'imbuhazi. Hamwe baragira inka z'ifree zone. Oya, free zone ni ahantu nyine abantu hameze neza basohokera, haryoshye, hameze fresh, ahita free zone. Ahantu nyine abantu bagenda bakanicara. Ndamuhahura ndahubwo ati se umuntu witwa Samusondi uramuzi? Ngo Samusondi se ngo cya kigoryi kihuye. Ngo kiriya kigoryi ngo ndakizi, ngo cyarampe ngo cyandongoreye umugore. Ndavuga se ni Samusondi cyangwe? Nibyo rero nanjye nari ndi kukubazaho. Uyo mubwango kwatina na Yesu se. Jewe najya kumurongora. Nari mfite ubushobozi bwo kubona amafaranga ko kuko banamuhonda ngo muhe. Ngaha nanjye nibyo navugaga. Uyu mufubwo ushoza kubona. None ariko mwaka igitsina kiwe afite amafaranga yo kumuhonda ngo muhe. Rakarabesha ngo. Gahibaze. Yarabesha ngo nonde wamutapfunye. Aguhabe kwa wari ufite hiti, hari abantu bakoresheje hiti yawe mukuru y'abantu. Sekari byo niyo mpamvu byagenze gutyo, baramuhekenye disi. Baramuhekenye. Ugwasanga yagere ku bisikari yarakwita gashaka kava ngo ni Samusondi, reka ndarengana. Yavuze ngo ni wowe. Araka. Sengewe. Twakomeje mu bintu turi buze kugarukaho mu Giswahili bigiye bitandukanye. Ibyo byose twavuze tutabivuga mu Giswahili. Mujye kuri YouTube zacu channel za Kidasamura Mavi. Ibintu byose tuvuga byo tubakurikirana. Twafite film yitwa Ubuzima bwa Kigali. Samusondi yayijemo ni The Band mushyashya, ariko ni ukumurokirita. Ubu tugiye kumurokirita ni The Band mushyashya. Mujye kuri Ubuzima bwa Kigali mwirebere izi filimi mutuje mumeze fresh. Agiye kuzinjiramo, agiye kuza ari haso, agiye guhatana namwe mu bintu bigiye bitandukanye. Sawa rero mugire umunsi mwiza. Twongeye kubashimira. Ngiye mvuye mu kiganiro, ariko we arasigara mu kiganiro nkuko bisanzwe. Murabizi ko turangije tape ya mbere yongera akadushyiramo ka karirimbo, tukaba tukumva, akaba kaduhumuriza imitima kugira ngo dusubire mu kiganiro cyacu fresh. Tangira ongere kara karirimbo nge nagakunze, wakanyuzamo rwose abantu bakaba banakumva mu gihe tutarakomeza ikiganiro. Kakaririmbo kararyoshye cyane kandi kahereza abanyarwanda nabo bakumveho. Sasa ndagaruka kumubaza ibindi bibazo, reka tumusigemo asigare aturirimbira akaririmbo. Watangira. Imana nindura amateka yawe, abakwirengagizaga bazagusuhuza. Humurayi byawe Imana irabeze, humurayi reba hose icyarimwe. Humurayi byawe Imana irabeze, humurayi za gasozi utuyeho. Imana nihindura amateka yawe, abakwirengagizaga bazagusuhuza. Humurayi byawe Imana irabeze,
humura ireba hose icyarimwe. Umugabo mu rudoka ye yifuza kumumanika ku giti. Iryo joro umwami abura ibitotsi, bamuzanira ibitabo arabisoma, basanga umugabo mu rudoka ye abona nigeze amugororera, abona nigeze amugororera. Wimana nindura amateka yawe, ngabakwirengagizaga bazagusuhuza. Humura ibyawe Imana irabizi, humura izagasozi utuyeho. Humura ibyawe Imana irabizi, humura ireba hose icyarimwe. Humura ibyawe Imana irabizi, humura ireba hose icyarimwe. Hallelujah. Hallelujah. Igeragezo we n'amakuba, umunsi umwe bizashira. Nimuyireke igwe n'icyo gihe cyayo, umunsi umwe izahita. Ngwibigeragezo we n'amakuba, umunsi umwe bizashira. Ndetse n'abakurambere bacu nabo yarabanyagiye. Aho ni sawa rwose. Very nice. Ahangaha rwose abakunzi bacu tubafite ibintu byinshi turabahishuri. Ndakubwira ko n'umugabo yazi igihe bye rwose. Ni umunyarwenya, ni umukomediye, aranasetsa, anasenga Imana. Ngira ngo ku makuru atandukanye bamwe mwumvise asenga Imana ibintu bitandukanye rwose. Uno ni umunyamakuru ndetse arasetsa abantu, ni umukomediye. Ikindi twongeye kubashimira, Imana ibaha umugisha, turabakunda cyane. Gira ikintu ubwira abanyarwanda dusoze kino kiganiro, naho ubutaha tuzakurikirana basuhuze dusoze kino kiganiro. Ubundi umwe agiye mu kazi ke n'undi agiye mu kazi ke, soza kino kiganiro nawe girira ikintu ubwira abanyarwanda dusoze ikiganiro. Ubundi tujye kuri tape zikurikira tuzakora ibindi biganiro bitandukanye. Ariko sezera abanyarwanda, ariko ku izina rya Samusundi uziho buretse gatonya, nta kikwihutisha. Aha turacyari mu kiganiro, ni ubwo burenganzira bwo gusezera abanyarwanda, cyangwa utabasezera baragukunda bubaretse gato. Aha, noneho sasa ndashaka ngo umbwire Gitubagazi byaturutse guki. Urabona muri Gitubagazi aho ngaho ni hano ruguru nyine, hano niho amazi niho yaturukaga. Hano ruguru harimo iki, niho bitaga muri Gitubagazi, niho amazi yaturukaga. Noneho rero muri hashake niyo yaje guhindura muri Gitubagazi bahita barekeka. Noneho muri hashake baba aribo bahita bajyamo aho ngaho. Kuvuga ngo Gitubagazi ryaturutse ku mazi. Noneho icyiciro cy'amazi bakacyita muri hashake. Noneho hashake niho yahise ihindura, noneho Gitubagazi bahita bahava. Bahise bahava. Noneho muri hashake baba aribo babahindura, baba aribo babasigamo. Bakoreraga hano ruguru gato niho bakoreraga. Bakoraga hano ruguru. Hano harimo n'umuhanda ujyayo. Harimo umuhanda ujyayo. Nawe tuzasura tuharebe. Kabisa uzaze tuhagera urebe. Ni heza fresh. Ni heshi umva kabisa ni heza cyane. Rero Eric nkuko rya jambo nabateguje ko nzamubaza ngo Samusundi ryaturutse ku ki, urumva ko icyo ryaturutseho ni icyo ngicyo, cyaturutse ku mazi biragenda biba kuri Gitubagazi nyine, naho ngaho byaturutse nk'umoko yabyo. Dusikaje kabazo kamwe ka Samusundi, izina Samusundi yaragizwe yitwa Samusundi, ariko iki kibazo ngiye kukibazo bwa mbere n'ubwa nyuma. Samusundi bijya hehe bikava he? Samusundi ni ibiki? Samusundi byagenze gute? Hera ku murongo tubwira ko gatape twita dusoza ikiganiro. Urabona byaturutse ku matelefone. Hari telefone yitwa Karashwandaraye, bwabo telefone bwajyagamo simukademu. Hari n'iyitwa Motorola, hari n'iyita Atarakom. Iyo telefone yindi rero nini yitwa Samusundi kuko niyo ziruta zose. Niyo ziruta, niho byaturutse kwitwa Samusundi. Byaturutse ku iyo telefone navugaga ngo dore Samusundi ngana guke ikajyamo mu mikande. Okay. Ngo nicyo ijambo Samusundi risobanuye.
yego nyine naho byaturutse niyo nkomoko ya karemano naho byavuye byaturutse kuri telefone nini ukagura mibya bya iti ukandikaho Samsung ufiteho mibya bya iti rwose niho byaturutse nta yindi byaturutseho naho byakomotse. Urabyumva ariko rero bya binyuranye mwari mufite bitandukanye byo kumva ngo izina rya Samsung ni ibihe ibisobanuro ni ibyo bya Gitorogazi isobanuro byabaye ibyo ngibyo. So rero mugira umunsi mwiza, sezera abanyarwanda ubabwira ngo good night, uhita ubashyiramo n'akaririmbo gasoza dusoza turasoza ako karirimbo karimo basezere ushyiramo akaririmbo tuhite tugenda. Ubwo rero ndagira ngo abanyarwanda aho muva mukagira igihugu cy'umubyeyi wacu Paul Kagame, twatangiranye mu gitondo dukorana tuganira tugejeje muri amasaha none rero ndabasezeraho ariko simbashe ubutazagaruka. Ubu ndatangiye akazi, ubu natangiye gukorana na Kidasamura kuri amacano yiwe, tugiye gukorana mwongeye nje kubasusurutsa. Nzatangiye ku cyumweru kuba nakadege muri uyu mujyi wa Kigali, noneho amafilimi atandukanye z'inyarwanda rwose tugiye kuzikora, noneho murebe kuri channel ya Kidasamura yahuye na wa mugabo witwa Samsung yamugezeho. Ubu ngo turashoje, mugire ibihe byiza, mugire umunsi mwiza. Good night, I love you Amerika, mu Bufaransa, ibihugu byo hanze, kunda cyane hita bashyiramo akarimbo kabasusurutsa dusezere rero. Ngo gitare cy'amazi turi imbere yawe, dudubiza amazi twibonera ubugingo. Gitare cy'amazi turi imbere yawe, dudubiza amazi twibonera ubugingo.